Madamu Jeannette Kagame yasabye urubyiruko kurangwa n'amahitamo mazima rukiyemeza kurwanya uwo ari we wese washaka gusubiza u Rwanda inyuma. Ibi yabigarutseho kuri uyu wa 25 Mata 2025 ubwo urubyiruko rurenga 2000 rwitabiraga ihuriro ngarukamwaka ry'igihango cy'urungano. Mu yandi makuru, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yivuze imyato nyuma y'aho u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bijyanye amasezerano agena amahame yibanze mu gukemura uburyo burambye ikibazo cy'umutekano muke cyugarije akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Kuri uyu wa gatandatu tariki 26 2025 Mata nibwo Papa Francis aza gushyingurwa. Imihango yose yari imaze iminsi mukorerwa nko gusezerwaho yose iranajyana n'uyu munsi aho ari buze gushyingurwa kwino tariki. Hano mu Rwanda kandi mu karere ka Muhanga abaforomo babiri batawe muri yombi bakurikiranweho kwiba imiti n'ibindi bikoresho by'ubuvuzi. Aya makuru ngiye yaguteguriye nkabangiye no kuyakugezaho ndi Kwizera Elise. Madamu Jeannette Kagame yeretse urubyiruko ko nubwo rutahisemo amateka y'u Rwanda ariko ari igihugu rwavutsemo. Yasobanuye ko jenoside atari ikiza cyangwa se indwara itungurana, ahubwo ari umugambi utegurwa ukanashyirwa mu bikorwa bityo yakorewe abatutsi idakwiye kugibwaho. Yakomeje agira ati uyu munsi nk'urubyiruko muzengurutswe n'amakuru menshi aturuka ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abantu ku giti cyabo bumva bafite ijambo. Ubu hari abantu bigize impuguke ku Rwanda ku buryo buri wese abyuka yumva afite icyo yaruvugaho, byitwa ko agamije ineza y'umunyarwanda, akawamugani ngo urusha nyina w'umwana imbabazi. Ubwo murumva icyo bashaka kuvuga. Yavuze ko muri ibyo byose urubyiruko rukwiye gushishoza no gusesengura rukamenya ibyo rukwiye guhitamo rugamije guhagarara ku kuri kw'amateka. Ati muri ibyo byinshi mwumva umuhanga n'uzabasha gushishoza no gusesengura akamenya ibyo yumva n'ibyo akurikira. Mukiri bato rero hari ibindi dukwiye kuba tubasaba nk'ababyeyi, ariko nanone ntabwo muri bato batakumva impamvu bikiri ngombwa guhagarara ku kuri kw'amateka yacu no gukomeza kwibuka tuniyubaka. Madamu Jeannette Kagame yagaragaje ko ingengabitekerezo ya jenoside ari virusi mbi mu rubyiruko rukwiye kujya rubona hakiri kare rukayanga rukayikumira kandi rugakumira abayifite. Yerekanye ko abazana iyo mitekerereze n'imigirire nta n'umwe wifuriza abanyarwanda ineza. Yakomeje asaba urubyiruko kwirinda no kwanga uwakongera gucamo abanyarwanda ibice. Ati abiyemeje kubangamira amahitamo yacu nabo nibasigeho, ntawe uyobewe ko bafite byinshi bakwitaho mu bihugu byabo. Baturekera ikirezi cyacu cyera gato keza Rwanda yacu. Mu yandi makuru avugwa hano mu Rwanda, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yivuze imyato nyuma y'aho u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigiranye amasezerano agena amahame yibanze mu gukemura uburyo burambye ikibazo cy'umutekano muke cyugarije akarere ka Afurika ibiyaga bigari. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ndetse na Therese Kayikwamba Wagner basinye amasezerano imbere ya mugenzi wabo wa Amerika Marco Rubio i Washington DC ku wa 25 2025 Mata. Mu ijoro ry'uwo munsi Trump yatangaje ko iyo ari inkuru nziza yaturutse muri Afurika kubera ko ari ukugira uruhare mu guhagarika intambara zikomeye n'amakimbirane. Yavuze ko atazi impamvu ibibazo nk'ibi ari we bikeneye ngo abishakire ibisubizo, ariko ko yiteguye gutanga umusanzu kugira ngo amahoro aboneke. Yagize ati inkuru nziza iturutse muri Afurika, aho nanone ndi kugira uruhare mu guhagarika intambara zikomeye n'amakimbirane. Ntabwo nzi impamvu ibibazo byinshi binje hamwe n'ubutegetsi bwanjye, ariko twakoze akazi gakomeye kugira ngo tubikemure cyangwa se tubishyire mu cyerekezo cy'amahoro. Amasezerano u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagiranye arimo ingingo isaba buri gihugu kubaha ubwigenge, ubusugire bw'ubutaka n'imiyoborere bya buri ruhande. Impande zombi kandi zemeranyije guharura inzira igana ku gukemura amakimbirane mu mahoro binyuze muri diplomasi. Impande zombi zemeranyije ko zifite ibibangamiye umutekano wazo ku mipaka zumvikana ko zizabikemura binyuze mu kubahiriza ubwigenge n'ubusugire. Zemeranyije ko amahoro n'umutekano mu karere ari ngombwa kugira ngo ubucuruzi ndetse n'ubufatanye bigire imbaraga. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byemeranyije ko ubufasha buhabwa imitwe yitwaje intwaro
ugomba guhagarara kandi ko hazashyirwaho urwego rw'umutekano ruhuriweho ruzaba rufite inshingano yo kuyirwanya mu rwego rwo kubungabunga amahoro n'umutekano bya buri ruhande. Ibiro bya Amerika bishinzwe ububanyi n'amahanga byatangaje ko nyuma y'aya masezerano u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biteganya kwagura ishoramari ririmo rizashyigikirwa n'ubutegetsi bwa Amerika ndetse n'ibigo by'ishoramari by'abanyamerika hagamijwe guteza imbere ubukungu bw'akarere mu nyungu z'impande zombi. Polisi y'u Rwanda ishami rikorera mu majyepfo yatangaje ko yafashe abaforomo babiri mu kigo nderabuzima cya Gitega ibakurikiranyeho kwiba icyuma gipima indwara ndetse n'imiti. Bafatiwe mu murenge wa Nyamabuye akagari ka Gahogo mu mudugudu wa Kavumu kwa 24 Mata 2025. Amakuru avuga ko umwe muri bo wabaga anashinzwe ububiko bw'imiti yayibaga akayishyikiriza undi bakoranagaho mu mujyi wa Muhanga. Ifatwa ryabo ryakomotse kuri umwe muri bo witwikiriye ijoro abeshya umuzamu ko hari akantu yibagiriwe mu bubiko bw'imiti agiye gufata. Aramukingurira yinjiramo maze asohokamo ahetse igikapu. Gusa uwo muzamu ntabwo yigeze amenya ibyo atwaye muri icyo gikapu. Bikanavugwa ko bamwe mu baforomo bari basanzwe bamukekaho ubujura bw'imiti ariko bakabura gihamya yajyanaga iyo miti aho asanzwe ayijyana. Amakuru yaratanzwe maze afatirwa mu cyuho ari kumwe n'umufatanyacyaha we bahita bashyikirizwa inzego z'ubugenzacyaha. Mwakoze kubana natwe njyewe gutegura no makuru nkanayakugezaho ndi Kwizera Elize kuri YouTube channel yacu ya Kwizera Entertainment Group. Kwa subscribe tujye tubana no mu bindi biganiro naho butaha.